Yesu ashimwe, muraho neza. Ngiye kubaha ikaze mu kiganiro cyacu ubuzima bwuzuye. Umwami Yesu abagire neza, umwami Yesu abaganirize. Nkuko mubizi impamvu iki kiganiro no kugira ngo tugire umwana w'Imana ushikamye mu byo yizeye, udahungabanywa n'imiyaga iyo yose, uhagaze mu ijambo ry'Imana, ukomeye utsinda kugeza igihe azarangiriza urugendo rwe. Niyo mpamvu rero tugira umwanya wo kuganira dushingiye cyane cyane ku ijambo ry'Imana. Kiba ari ikiganiro aba ari kungurana ibitekerezo ariko dushingiye ku ijambo ry'Imana kugira ngo turusheho gukomerera mu mwami. Uyu munsi rero twagize amahirwe yo kugira umukozi w'Imana uri kumwe natwe, yitwa Pastor Julienne, abenshi baramuzi kandi baramukunda. Amaze igihe akijijwe akorera Imana, yakijwe ari mutoya. Hari ibibazo rero twifuza kumubaza no kuganira nawe, reka tumuhe ikaze aturamutse. Urakoze cyane Pastor Hortense, mfite amahirwe menshi, ngiriwe ihirwe ryo kuba turi kumwe tugiye kuvuga ku ijambo ry'Imana. Amen. Imana iguha umugisha. Pastor Julienne wakijijwe uri mutoya, 16, 17. Nitwa Pastor Julienne Kabirigi Kabanda. Akaba ari amahirwe kuba ndi kumwe n'umukozi w'Imana Pastor Hortense tugiye kuvuga ijambo ry'Imana. Twagize umugisha rero kubana nawe Pastor Julienne. Hari ikibazo nifuza kukubaza. Wakijwe kera, maze imyaka numva ukorera Imana. Ndashaka kukubaza ni gute umuntu ashobora gukorera Imana, kubana n'Imana neza, atagira iminsi yo kubivamo, atari on and off nkuko twabivuga. Ni rihe banga? Ese birashoboka? Ni gute? Imana iguha umugisha. Urakoze cyane Pastor. Icyo ni ikibazo cyiza, ariko ntekereza ko buri muntu wese yakwibaza, cyane cyane umuntu ukijijwe, kandi ntekereza ko gishoboka. Iyo ugiye mu byanditswe usanga gishoboka. Ahubwo ntabwo dukora, niko ntekereza ko ntabwo dukora iby'ijambo ry'Imana rivuga, intwaro ngo tuzifate kuko zirahari, nta kintu na kimwe ijambo ry'Imana ryahishe. Rero umbajije gutyo nabanza gusubiza ngo ni ubuntu bw'Imana. Ikindi kintu kirenze ku buntu bw'Imana bwamfashije no kugira some principles, amahame amwe namwe ubona mu ijambo ry'Imana ugakopera, ugafata, ugashyira mu bikorwa, ko biravuga ngo kwizera kudafite imirimo aba ari impfabusa. Rero iyo udafite amahame y'ijambo ugenderaho, ibintu runaka wiyemeza kugira wirengagiza ntabwo bikunda. Ntekereza ko ari ayo mahame y'ijambo ry'Imana yamfashije. Yego. Nuvuga ngo umuntu atayashingiyeho abona impamvu nyinshi zituma uyu munsi aba ari yabivuyemo ejo akabigarukamo. Yego. Rero tuvuga ko hari amahame, hari ayo kopera mu ijambo ry'Imana ukayagenderamo. Ese wakwinjira muri detaye ukatubwira kuko turabishaka. Tutafite inzitwazo kuko ibibazo n'ingorane duhura nabyo ku isi ni byinshi, ni nabyo kenshi bituma umwana w'Imana ashobora kwinjira mu gukorera Imana no kwiha Imana neza, akamara umwaka, ariko umwaka wa kabiri ukamubura, ukazongera ukamubona muri mwaka wa gatatu ukongera ukamubura. Winjire muri detaye kugira ngo dufashwe nabyo kandi tubashe kwishyira mu bikorwa. Imana iguha umugisha. Wamfasha tukajya mu ijambo ry'Imana. Amen. Mu Bakorinto ba mbere ibice 7:35, ariko ndashaka duhere hejuru gato kuri 29. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ariko bene data, ibi nibyo mvuga yuko igihe kigabanutse, uhereye none abafite abagore bamere nk'abatabafite, kandi abarira bamere nk'abatarira, abishima bamere nk'abatishima, abagura bamere nk'abatagira icyo bafite, abakoresha iby'isi bamere nk'abatarenze urugero, kuko ishusho y'iyi si ishira. Ariko ndashaka ko mutiganyira, ingaragu yiganyira iby'umwami wacu uko yamunezeza, ariko uwarongoye yiganyira iby'isi ngo abone uko anezeza umugore we. Uyu ni Paul avuga aya magambo Pastor. Kandi hariho itandukaniro, ariko ndashaka dusimbukire ku 35. Ahita avuga ati ibyo mbivugiye kubafasha, si ukubatega ikigoyi, ahubwo mbivugiye kugira ngo mukorere umwami. Harimo ibintu bitatu: mwitonda, mudahwema, kandi mudafite kirogoya. Mukorere umwami mwitonda, mudahwema, mudafite kirogoya. Pastor, uyu Paul urimo uravuga aya magambo, ibavuga buri ushobora kubwira umwana ngo wirye umugati,
ariko akubona buri munsi urya ntacyo uba umufashije kuko uramubuza umugati mu kanya wawuriye. Wabwira umwana uti wifata telefone si nziza kandi yirirwa abona uyihoraho ntunamubona ko avuye ku ishuri, urimo urakora ubusa. Ibikorwa biravuga kurusha amagambo. Paul arimo aratubwira by experience, aratubwira ibintu kuva amenya umwami byamufashije, abigenderaho birakunda, yanze kurongora pastor. Rero iyo avuga ngo ingaragu yiganyira iby'umwami azi icyo arimo aravuga, ati uwarongoye amere nk'utararongoye. Ufite umugore, ni nk'aya magambo Yesu yavuze, aravuga ngo ukunda se cyangwa nyina kubandutisha, ukunda umugabo we cyangwa umugore we, ukunda, yavuze ibintu bikomeye gusa pastor, bya bindi bidutwara. Ati ntabwo ukwiriye kuba uwanjye. Mu yandi magambo ni jyewe ugomba gufata umwanya wa mbere, I'm number one, ibindi bigakurikiraho. Paul none haragarutse ati mufate ibi bintu bitatu, mwitonde, mukorere Imana, mukunda Imana, muyikurikire mudahwema, mutarekeraho, mudatuza, nta stop, nta on and off, nta byakunze uyu munsi namaze ibyumweru bibiri ndeba hejuru. We guhwema. Ikibazo cyanjye we byaramukundiye, pourquoi? Kuki byamukundiye? Kuki giye bitankundira? Icyanyuma noneho mudafite kirogo ya pastor, mudafite za birantega, mudafite za birashoboka. Yego ubivuga arabivuga by turamureba mu ijambo ry'Imana, yarabishoboye from day one, umunsi wa mbere atangirana na Kristo, ahura n'umucyo umumurikira ari mu nzira, kugeza ubwo yavaga muri iyi si avuga ngo bumeze nk'ibisukwa ku gicaniro. Narwanye intambara nziza, narinze ibyo kwizerwa, haleluya, none nshoje urugendo. Yarinze ibyo kwizerwa, ni ukuvuga ngo iyo avuga ngo mudafite kirogoya, nuko azi ko yagundiriye ibyo kwizera, nuko azi ko yabihaye agaciro, nuko azi ko yabibumba, nuko bimeze nk'akana ugaha ikintu ukagaha nka bombo kayigusabye, wajya kuyigasaba kakayigundira. Paul mbona aricyo kintu ashaka kuvuga. Imana yamuhaye agakiza, arangije aragundira, agakomeraho, arabundabunda, arafata, akajya akwepesha, areba ati niki kije kunyaka, iki kije gitu, mbega ibyazaga byose yabaga agundiriye. Agomba kuba yaragahishiraga, yaraprotejaga day and night, amasaha yose yabaga proteje, avuga ngo uyaji. None se pastor nkubaze, ntabwo yahuye n'abakobwa bamukunda, ntiyahuye n'ibigeragezo, ntiyahuye n'ubukene, bwarazaga, ariko akamenya target, akamenya ati iki kije kunyambura icyo nahawe. Na Yesu yarabivuze abwira Yohana ku kigo cy'Ipatimo, aramubwira ngo komeza icyo wahawe, hatagira ugutwara. Ntabwo avuga ngo ugutwara icyo wahawe, ugutwara ikamba ryawe. Ni ukuvuga ngo harimo ikamba. Satani ntabwo aba areba icyo ufite, areba ikamba. Iyo atagetinga ibyo ufite, aratagetinga ikamba. Icyo mfite biroroshye kuba nagitakaza, ariko mbibonye nk'uko Yesu yabivuze abibwira Yohana, nakagifashe pastor, nagikomeraho, kuko ni ikamba ry'ubuzima. Ikintu ufite uyu munsi hari aho kizasoreza, ikintu ufite uyu munsi hari aho kirimo kiranganisha. Rero ngifashe nayo maso Yesu yavuze, nta muntu pastor watakaza agakiza, nta muntu wapfa kurekura iby'ubugingo yahawe. Hari umukobwa nabajije recently, numva ngize agahinda, namuherukaga kera, ndamubaza ni ko ntakikubona, nakunda kukubona ahantu henshi materani, ati pastor ntabwo wabimenye. Ahita azamura umwenda yari yambaye mu mutwe, mbona afite ka kantu k'umukara. Ndamubaza bivuze iki? Ati bivuze ko nahinduye kwizera. Ati ubu ntibyagenze gute, wasanze Yesu bidakora? Ati no, ati nuko nabonye umugabo. None se tuvugishije ukuri, urimo uranyereka inkovu, niba ari n'inkovu sinzi ukuntu bayita, nariko uvugishije ukuri mu mutima wawe meze gute? Mbona araturitse arariza, arambwira ati mfasha tujye mu modoka nkubwire.
aragenda abanza bikuramo, arangije ndibuka arambwira ngo hari akaririmbo ngo kavuga ngo uruwera gitare, ati wamfashe tukakaririmba, ati nyuma nkakubwira. Yarakumbuye kuramya pastor, yarakumbuye presence y'Imana, ariko yahuye na kirogoya y'abana. Satani amenya ibyifuzo byacu, yari afite icyifuzo cyo kubona umutware, ariko ntiyategereje kubona ukwiriye, ariko ntibyakuyeho kumva ko yatakaje icy'agaciro. Yakubona ati ataraza umutware, ubwo ari muri duka, ati dusenge vuba vuba, atayiwe turamye kakaririmba, arabizi ko yabitakaje, ariko umwanzi yazanye kirogoya biragenda. Pastor Paul yaravuze ngo uhereye none abafite abagore bamere nk'abatabafite n'abafite abagabo bamere nk'abatabafite. Ese aho si ukubera ko Paul atari yarashatse? Ese byashoboka ko muri ubu buzima duhagazemo uyu munsi umugabo cyangwa umugore atakubera impamvu yo kureka ibyo wahamagariwe, atakubera impamvu yo gukomeza agakiza? Ese byashoboka? Cyangwa Paul arabivuga nyine ko atari yarashatse? Icyo dushaka kutubwira ni iki? Paul aravuga ngo ufite umugabo amere nk'utamufite, ufite umugore amere nk'utamufite, ariko suko atarafite umugabo, suko atarafite umugore, nako suko atarafite umugore, sorry, ntabwo ariyo mpamvu. Ahubwo arimo aratwereka ko umutware ni umugisha Imana yaduhaye, umugore ni umugisha Imana iguhaye, ariko ntabwo angana n'icyo na rya kamba. Ntabwo angana, ntabwo uyu mugabo Imana impaye ntabwo angana n'ikamba nabikiwe. Mubonye nyuma Yesu hari akazi yakoze, ubonye umugore nyuma hari icyo yagukoreye Kristo. Now Yesu icyo areba naho uzasoreza ni ubugingo rya kamba, couronne de vie. Paul avuga ngo umufite amere nk'utamufite, ntabwo avuga ngo umwirengagize cyangwa ntumwiteho cyangwa ntumukunde cyangwa wice inshingano zawe abantu bajugunye. Ntabwo ari icyo avuga Paul, ahubwo aravuga ngo inzitizi zishobora kuba zije aho hagati zirenze amaso ze kuguhagarika mu rugendo. Kora inshingano zawe, mukunde, mube hafi. Ariko dufite abantu benshi, nawe urabazi pastor, bagera hagati akavuga ngo Kristo ndakuretse nkuvuyeho. Byagenze gute? Umugabo arankubita, umwana wanjye ararwara ntajya akira, ese arwara urihe, ese bankubita urihe? Ibyo ni ibintu bidahura. Atakiraje Bibiliya pastor iravuga muri Jacques, muri Yakobo, iravuga ngo reka masome, umva ngo ntimukayobe bene data. Ni Yakobo igice cya 16 ngo gutanga kose kwiza n'impano yose itunganye rwose nibyo biva mu ijuru, bimanuka bituruka kuri se w'imicyo udahinduka. Haleluya. Cyangwa ngo agire igicucu cyo guhinduka, yatubyarishije ijambo, yatubyarishije ijambo ry'ukuri nk'uko yari yarabigambiriye. Urumva ko wagiye kuvuka mu gakiza yarabigambiriye, yaragutekereje, yarabonye icyo uzamara ku isi, hari umuhamagaro, hari icyo yakuremeye gukora ku isi. Ariko muri rwa rugendo mu isi uza guhura n'umugabo, uza guhura n'umugore. None se ahagaritse gute rwa rugendo wari urimo? Ahagaritse gute ibyo wahamagariwe? Ahagaritse gute? Ni nko kuko umugabo cyangwa umugore cyangwa ibyo Imana iduhera ni imigisha iduhera muri Kristo Yesu. None se imigisha n'uyitanga bihuriye he? Umva ukuntu Yakobo avuga ngo kugira ngo tube nk'umuganura w'ibiremwa byayo, ariko ko nshaka impano yose nziza, gutanga kose kwiza kuva ku Mana. Ariko Satani aragatsindwa, abwira abantu ko ibyo byakubayeho byabayeho Imana ireba he. Niwe waguhaye iyo ndwara, niwe waguhaye ubwo busazi, umwana wa gasara, niwe watumye ubukene buza. Ariko nuko utamenya ijambo, ntabwo mu ijuru habayo indwara, nta kanseri iri mu ijuru, nta cyaha kiriyo, nta busazi buriyo ngo yafashe muri sitoke y'ubusazi araguha. Ahubwo impano mbi yose iva he?
kwa satani, satani agatera umujugujugu, imana ikabiryozwa. Agatera ibuye aho kugira ngo abe ari ureba ukubite we, ugahindukirira Imana uti sinzasubira mu rusengero, sinzasubira guseka. Bihuriye he? kandi ahubwo nicyo gihe cyo gusenga. Nicyo gihe cyo gusenga. Ariko ugahinduka, Imana nkuvuyeho, Imana ikababara, umvuyeho, jyewe ntanga ibyiza. Impano nziza yose iva kuri jyewe. Ni rya sengesho Yesu yasenze atwigisha gusenga ati data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ibyo ushaka bikorwe mu isi uko biri mu ijuru. Arashaka ibiri mu ijuru bitegeka, ibyiza bitegeke. Rero senga ahubwo wiyivaho. Iyo ni kirogo yari Satani abazanye. Muri aya magambo wadusomeye pastor yakomeje avuga ngo n'abarira bamere nk'abatarira, abishima bamere nk'abatishima, n'abagura bamere nk'abatagira icyo bafite, n'abakoresha iby'isi bamere nk'abatarenza urugero. Ni ukuvuga ngo ibi byose mbifashe birenda kumera nka za nzitwazo. Hari igihe umunezero no biba byinshi nabyo bikankerezaho gake, amarira nayo yaza akankerezaho gakeya. Ni ukuvuga ngo Paulo arifuza ko nubwo ndimo ndira ariko sintakaze, utakaza intumbero. nubwo nishimye ndi mu birori, ego ntushobora kumva. Erega buri kintu cyose kibaho pastor gifite umwuka ukiri inyuma. Nta kintu kidafite umwuka. Wowe jya ureba ikirori, ikirori aho kiva kikagera hari umwuka uri behind it. Umuntu ajya mu kirori ukagira ngo ntabwo Yesu azagaruka, kandi asanzwe ari umwana w'Imana. Asanzwe ari umwana w'Imana. Abategura ubukwe, fiance yaje, umuntu ukagira ngo kirisitu ntabwo akibaho, wagira ngo abonye urundi rurabyo cyangwa ikindi kintu de special. Yesu akaba agiye ku ruhande. Niyo mpamvu abantu bakora fiançailles zanduye, bakabana nk'umugabo n'umugore kandi bazi ijambo ry'Imana, bakazajya gusezerana imbere y'Imana baranduye kera. Niyo mpamvu ubona ama-churches yatangiye gushyiraho kubakurikirana mu bagire gutya, nuko babibonye kenshi kirogo yaziba zaje. Ariko Paulo aravuga ngo uwishima amene nk'utarenza urugero. Ubwo aravuga abantu bageze ahantu mu migisha. N'umugisha hari igihe ukerereza umuntu, amarira yaza akagukerereza. Nayobeye ikintu kidakerereza umuntu. Ibyishimo biraza bikagukerereza. Imana yaguha umugisha ukagukerereza, wabona amarira akagukerereza. Iyo aguha umugisha w'urubyaro, ikibondo kikagukerereza. Umugore ukamubaza uti ko nawe gakubona ati umwana wanjye aracyari muto, afite amezi 9, arajya ku kazi, arakora ibintu byose, amakwa arayataha, ahatajya ni mu rusengero. Umuntu agakererwa. Satani nta kintu adakoresha. Ariko igihe kirageze ngo tumenye ukuri. Bibiliya iravuga ngo ubwoko bwanjye burarimbuka kubera kutamenya. Harageze ngo tumenye ukuri. Ibije byose ubibone nka esikariye zikuzamura zikujyana mu kimana yaguhamagariye. Nta kigomba kuguhagarika mu buzima. Nkurikije iki cyanditswe uvuze, biragaragara ko Paulo ntarimo kutubuza kurongora no kurongorwa, ntatubuza kwishima, ntatubuza kurira igihe duciye mu bihe byo kurira. Nituba abantu ariko ntitwibagirwe intumbero, kuko akenshi ayo marira, ibyo byishimo, hari ikintu wari uvuze ngo hari esprit ibi biri inyuma cyangwa spirit behind. Ujye ureba nko mu bihe by'iminsi mikuru yabaza Noheli n'Ubunane, abarokore benshi baragwa bakibagirwa ko ari n'abarokore, kandi mu ijuru nibaza ko iyo minsi batayibara nk'uko cyangwa se Valente. Nibaza ko mu ijuru batanabara n'iminsi nk'uko twebwe tuyibara, ugasanga ibirori byakuye abantu mu murongo no mu muhamagaro. Nibaza ko Paulo ibintu byose bituguye kugira ngo nyine bitatubera kirogoye. Nuvuga ngo icyo kibazo nari nkubaje ngo byashoboka ko umuntu yakorera Imana, yakwiha Imana atari on and off, atabivamo yongera bisubiramo. Ugendeye muri iki cyanditswe nuvuga ko byashoboka. Birashoboka pastor, birashoboka. Ahubwo unyibukije ahantu birashoboka. Reka nkwereke ahantu, ni muri Yakobo igice cya mbere umurongo wa 2. Umva ukuntu havuga pastor ngo bene data mwemere ko ari by'ibyishimo rwose nimugubwa gitumo nibibagerageza bitari bimwe, mumenye yuko kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutera kwihangana, ariko mureke kwihangana gusohoza umurimo wako, mubone gutungana rwose mushyitse mutabuzeho na gato. Ariko aho nshaka pastor, ibi bintu birashoboka. Mwemere ko ari by'ibyishimo. We ngo bye urabanza ukemera ko mu cyongereza bavuga ngo count it all joy.
wowe niwe ubyemera ko ari iby'ibyishimo iyo uguwe gitumo n'ibikugerageje bitari bimwe. pasita uraguwe gitumo, kugubwa gitumo ni ukuvuga ngo uricaye aho uratunguwe, telefone iravuze ngo umwana bigenza ngo utariruka utaravuga ati ariko mana ngo banzu count it all joy, bibone nk'iby'ibyishimo kuko urageragejwe. Ariko ntabwo iri jambo pastor uracyaribona. Ibigeragezo bitugeraho ni bimwe mu mbarutso Satani akoresha kutujyana kure y'Imana, kudukura muri wa murongo wo gusohoza icyo Imana yaduhamagariye, kutunyeganyeza akatsinsura ibirenge byawe akagushyira ahantu akagutereka ahandi Imana itari yarakurirengera, akakumarplasa akakudestabiliza akakuvuyanga, ukibagirwa neza impamvu yakuzanye hano, akakwaka ikamba ubireba. Pastor, abantu benshi amakamba bavuyeho bayareba, akagenda akarikurikiza amaso ati bayi ikamba. Ariko Yakobo aravuze ati no, reka nkwereke indi shusho, nkwereke indi side. Uraguwe gitumo, uraho barakubwiye ngo umugabo wawe bigenze gutya, umwana bigenze gutya, ku kazi letre ngiyi akazi raguhagaritse, nyene inzu usanze yasohoye ibintu uvuye gusenga, wagiye ku yindi side, wafashe urundi ruhande, you count it all joy, bibare nk'iby'ibyishimo. Biragoye ariko birashoboka ku muntu uri bubirenza amaso. Iki twica ntabwo turenza amaso icyo turimo uyo munsi, turakireba. Ni wa mwuka rero wavugaga, umuntu ajya mu bukwe agasa nk'aho atazongera kubaho, umutima we n'ubwenge bwe bikagarukiraho, ntarenze amaso, ntabone ko hashobora kuviramo attack, ntabone ko wa mutima Paul yavuze ngo uhagaze we irinda utagwa. Ibyo ntabwo tukibigira, kuba umunyamakenga ahantu hose uri, kuba nk'umusirikare uvuga ngo anytime adu yashobora kuva hariho hose, uba uri on guard, ufashe imbunda yawe neza, uvuga uti birava he, I'm ready. Ntubikore. Ariko nicyo ijambo ry'Imana rero rivuga, kuba uhagaze witeguye. Niyo mpamvu Saint Valentin iza, ye baba we, yahura n'umunsi w'amateraniro, ntabwo abantu baza gusenga, ntaze guterana. Wamubaza uti byagenze bita, twagiye ku Gisenyi, twagiye ahantu, twagiye Dubai, twagiye somewhere, is it bad? No. Ariko uwo mwuka ukuri inyuma wari uwuhe? Ese uragusiga amahoro? Ese uri muri gengesera? Umugabo umwe yaravuze ngo abantu batwara amada kuri Saint Valentin no muri iyo minsi mikuru ya Noheli no kuguhindira kose bakazikuramo, kimwe kigakurura ikindi, ikindi kigakurura ikindi, ibyaha bikiyongera. Kubera iki? Ntabwo tuba duhagaze neza. Turageragezwa, duterwa imyambi, ariko ntabwo duhagarara ngo tumenye uko kwirinda niko kubura muri iyi minsi. Nifuza kongera kukubaza, abana b'Imana benshi bakubwira ko babishaka, iyo uvuganye nawe ugatereka nanjye mbashaka gukizwa neza rwose, mbashaka gukizwa neza, mbashaka gukorera Imana, ariko reba akazana nyine za kirogoshye, ndiga ngira gutenda, akora ndacuruza amara mu Bushinwa na Dubai, ntabwo bikunda. Ko abana b'Imana benshi babishaka, tubabwire ngo iki? Ese hari abagenewe kubishobora, n'abandi Imana yavuze ati nta kibazo mwana wanjye gendera buke bukeya? Kuko harimo ababishobora n'abandi bamugani bakomeza kubishaka ariko batigera babishobora. Tubabwire iki pastor? Twababwira ko ibintu byose ni ukusetinga priorities, ni ukumenya ibibanza bikaba ibibanza, ibikurikiraho bikakurikira. Kudashyira ibintu kuri priorite biratuma dukora amakosa menshi. Yesu bamubajije ikibazo, baramubaza ati se mwami, ko Mose yaduhaye amategeko 10, ntukagire gutya, ntukagire gutya, ntuka, wowe se uraza wongereho, uraza ukureho? Arababwira ati reka mbereke, ati ukundisha Uwiteka umutima wawe wose, ubwenge bwawe bwose, imbaraga zawe zose, ibyo ufite byose. Ati rya kabiri, ukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ubwo barategereje bumve ko nawe agiye kuvuga ni 12.
bagitegereje babona aracecetse bati Mose yaduhaye 10 10 commandement wowe suzanya abiri gute atoya nimukora ibyo ayo yandi 10 muzaba muyakoze. Ibyo binyigisha iki pastor? Binyereka ko gukundisha Imana umutima wawe wose, gushyira Imana kubi ya mbere, kuyiplasa aho igomba kuba, kuyishyira mu mwanya wayo, bituma ya mategeko ntukabeshye, ntukibe, ntugasambane, ntukice, byose bigenderamo. Ko gukundisha Imana umutima wawe means gusabana nayo, kuyiha umwanya, kuyiramya, kuyifatira umwanya utaraho undi muntu wese. Kubanza Imana bizagufasha kubanza gukunda mugenzi wawe, bigufasha kutabeshya, kudasambana, kuko ukunze ntacyo utamuha. Rero iyo uvuga ngo harabo byananiye nuko batabanje Imana, ntabwo uba wabanje Imana. Uzareba umukobwa wakunze neza umusore, hari uwo twakuranye yakunze umusore pastor, twari abana bato, ariko barakubita, papa warahana, rimwe bigeze kumuzirika bashyira ku giti, barakubita. Arangije azanzamutse, iryo jambo nari muto ariko ntiryamvuyemo, aravuga ahita abwira basaza we na papa we, arabwira ngo mu Giswahili ngo atamniuwe mimi nampenda, ngo nubwo mwanyica ndacyamukunda, ati mumfashe basi, arira ngo basi mumukuremo hano, ati nawe murakubita inyuma, ariko hari ahari ari mu mutima byangumyemo. Nari very young, nari 14, nari mfite imyaka 14, ariko cyangumyemo ko ikintu umutima wakunze. N'ababyeyi barakubita, abantu baraza, imiryango iraterana, umwana arananirana, pastor ajya gushyingirwa. Ntiyakomeje amashuri, ntiyakomeje kwiga, umva arashyingirwa, babuze uko bamugenza. Reka mvuga ikintu gitangaje muri ibyo, yashyingiwe ari uruhinja pastor. Reka nkivuge neza, yaratarabona n'imihango, ku buryo yategereje imyaka nk'ibiri. Wumva icyo kintu, akunda umuntu, gukunda ntiyamupfiriye, yemeye guta abasaza akana karajeze. Ibyo bintu byangumyemo, mbona ko ninkundisha Imana umutima wanjye nta kintu gishobora guhagarara imbere. Pastor, umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo nta bya none nta bizaza byazantanya na Kristo. Ni ukuvuga ngo mu ijambo rimwe mbona ari nk'ubutesi. Ni ubutesi ko tuba tutarakunda Imana n'umutima wose. Navuze nakuga ko uwo mukobwa niba ashobora kugeraho akabwira ati murimo murakubita inyuma, atari ko ahantu ari saho, ntiyagera inkoni, hano bahakubita akarira, yamara kurira mu mutima aracyarimo. Finally yarongowe nawe ari uruhinja gapusi. Now icyama tugakunda Yesu birenze urwo rwego, ibyagukubita byose wabisimbuka pastor. Bikubitira hano ugasimbuka, byakubitira hano uti birakubita inyuma, ariko Yesu arimo. Imana umugisha. Nkurikije amagambo maze kutubwira, izo twazigeranya na za kirogoya zandi wasomye mu ijambo ry'Imana, indimi z'amahanga zabyise distraction, kurangara. Ni ukuvuga ngo umuntu akunze Imana n'umutima we wose, yacuruza kandi agakorera Imana, kandi agakunda Imana, kandi agakomeza kuyiha, yarera abana, yakwita ku mugabo, urugo rwamuhiriye yagumana n'Imana ye, rutamuhiriye yagumana n'Imana. Ni ukuvuga ngo izi nizo kirogoya Paul arimo kutubwira. Ni ukuvuga ngo umuti pastor Julienne atubwiye ni ugukunda Imana n'umutima wacu wose. Icyo gihe ibyo byose birogoya n'ibirangaza ntabwo byagerayo. Nkurikije amagambo pastor Julienne atubwiye, ni ukuvuga ngo abantu bose babishobora, ntabwo byahawe bamwe. Ngo dushyire ubutesi hasi, dukundisha Imana umutima wacu wose. Icyo gihe uzagendana nayo ahantu hose, nta cyaha, nta ngorane, nta kintu na kimwe cyazitambika mu nzira. Imana yacu itugire neza, uvuga ngo abantu bose babishobora. Amen. Imana yacu itugire neza. Reka nongere nkubaze akandi kantu, wenda tugana ku musozo. Ni koko gukundisha Imana umutima wacu wose, ariko none tugiye
muri pratique cyangwa mu bikorwa. Ndi umubyeyi wenda mfite inshingano, mfite umugabo ugomba kwitaho, mfite abana, wenda ndi umukozi ahantu runaka, ndanigana nimugoroba, ni byinshi amasaha y'umunsi nubwo twese dufite angana, ariko numva ari byinshi bidakwirwamo. Ese iyo Mana kuko ndayikunda mu mutima iranabizi, njya nyuzamo nkanayikora, Mana urabizi ko ngukunda ariko ndikandyame, Mana urabizi ko ndushye, Mana ku cyumwe n'umunsi wonyine mfite, urabizi Mana nawe urabyumva. Hari iryo jambo dukunda kumva Mana b'Imana ngo Imana nayo irabyumva. Ese koko nubwo Imana ibyumva, ariko ibyo bintu koko bizampesha ubutsinzi muri iyi si imeze gutya? Ese bizampesha kunesha Satani? Imana ndayikunda mu mutima ariko nayiburiye umwanya kandi ndimo ndumva irabyumva. Ese urabona kuguma muri irabyumva bizampesha ubutsinzi muri iyi si imeze gutya? Satani ashinyitse amenyo, cyangwa bizatuma nkomeza kwibera umukristo ufite intege nkeya, nyine Imana nayo ikomeze ibyumve? Gira icyo tubwiraho gatoya. Pastor, turagaruka hahandi. Turagaruka hahandi kubera ko ntabwo Satani aryamye, ntabwo ari mwene wanyu, I'm sorry to say, nta mbabazi agufitiye, nta rukundo agufitiye. Bibiliya iri very clear, yerekana ko Satani afite objective ni intego. Iyo areba ikiremwa muntu akubona nkawe, ntabwo agufatanya na bene wanyu, abona wowe. Iyo areba Julienne abona nkanjye, ntabwo amfatanya na Hortense, no, abona jyewe pastor. Iyo areba Patrick, iyo areba Jules akubona nkawe. Noneho bivuze iki? Bibiliya iravuga ngo yatweretse intego ze kugira ngo tumenye uko twitwara ku isi pastor. Bibiliya iravuga muri Yohana 10:10 ngo nta kindi cyamuzanye. Iyo akureba nkawe ngo nta kindi abona. Yaje kwiba, yaje kwica, yaje kurimbura. Reka mbihindure neza noneho mbizane. Yaje kwiba, intego afite kuri Julienne. Yaje ashaka kumwiba, yaje ashaka kumwica, yaje ashaka kumurimbura. Gatandukanye n'Imana burundu. Antandukanye n'Imana, kundimbura bigeze kuri rya kamba noneho. Igihe icyo dufite Yesu avuga ngo gifate hatagira ugutwara ikamba, Satani aravuga ngo ndakikwambura, nkwambure rya kamba uzasoza urimbutse. Ariko tukiri mu isi ngo yaje kugira ngo akwibe. Akwiba iki pastor? Aragatsindwa, kwiba amahoro, akwiba umunezero, akwiba ubusabane n'Imana, akwiba umwanya wo kuba mu ijambo. Iri ni ryo no, akwibye ijambo agusigiye iki? Abagusigiye iki pastor? Dawidi yaravuze ngo naribitse mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumura, narihinduye itabaza ry'ibirenge byanjye. Arakwiba umwanya w'ijambo agusigira iki? Inshingano pastor, uko umuntu agenda akura mu myaka niko ziyongera, ntabwo zigabanuka. Ahubwo igitangaje uzabaza abanyeshuri, uzabanza abantu, buri munyeshuri avuga ngo nindangiza kwiga nzakuramo esheke y'ibitotsi no gukorera Imana. Atazi ko nibyo bimutegereje ahubwo neza. Uzareba umukozi aravuga ngo nimbona konje nzajya mu masengesho y'iminsi 3 seke, nzajya ku musozi wambarara, njye mu buvumo bwa hano, ngaruke hano. Ni Satani arakubeshya, arakwereka ko you will, arakwereka future uzabikora. Geri ibyo mbyita daimoni, I'm sorry to say, ni umwuka mubi wa postponing, guhora wegeza ibintu nkaho uyu munsi udahari, nkaho uyu munsi utari murabaho. Kuki utavuga ngo nimbona konje nzarya, kurya kandi uri mu kazi, nzateka. Fiancé se kumubonera umwanya kandi ufite akazi, yego, utamujyana muri konje, kutamujyana muri konje, kumenya ko yariye, kuchatting ukamenya ko yariye, kumusubiza I miss you already. Imana niyo duhora dupostponinga, nzagukorera, reka abana bakuri, reka mfite impanga. Ibyo byitwa inzitwazo pastor, kandi birimbuye benshi, bikuyeho benshi. Nindangiza iki gitabo nzagira gutya, kutakiboneka mu rusengero ndimo ndandika igitabo. Hari ibintu umuntu yiyumvisha ko byumvikana. Nimbwira pastor gutya, come on, agomba kubyumva. n'Imana irabyumva. Ndi kuri masters, ndi kuri PhD, ariko
icyo nkubaza uri kuri PhD urugo rwawe rwarahagaze abana ntabwo bajya ku ishuri kuko uri kuri PhD ntugikora amafaranga ntabwo amafaranga uyakorera ntabwo urya waretse kurya nta nubwo woga kuko koga bitwara umwanya ntiwisiga mada ntabwo wibuka guhora umusatsi inzarugo zirasa nabi ibintu byose urabikora bifite umwanya uretse umuremyi that's shameful biteye agasoni biteye agahinda biranababaje pastor imana niyo twahinduye ubushwambagara niyo dushyira inyuma ya byose kandi itaguhaye ubuzima n'ibyo byose ntabwo wabikora ubwo se waba uri muri bombone ukavuga ngo ndimo ndandika igitabo ninyirangiza nzasubira mu baririmbyi ninyirangiza nibwo nzakoresha impano ega niyumvamo ivugabutumwa pastor njyewe ubu nzaba nka Joyce Mayi kandi yanze gutangira uzamuba ryari utari muratangira setting a priority ese wakubaza ngo uzava muri iyi si ryari ntabwo ubizi reka nsome icyanditswe cyanyuma pastor yego kiravuga ngo ni muri Yakobo ibice 4:13 ngo nimwumve yemwe abavuga bati uyu munsi cyangwa ejo tuzajya mu mudugudu w'irunaka tumareyo umwaka tutunde tubone indamu ducuruze mbega nzajya Dubai mbone indamu nyamara mutazi ibizaba ejo pastor ejo ntabwo ahazi ibyawe ni none ibyawe ni uyu munsi according to the Bible wowe ni uyu Imana ikureba today kora ibyo ushobora uyu munsi senga uyu munsi soma ijambo uyu munsi umwanya ndawukura he ushake kuki wabonye wo kurya ikakurya ubanza usenge ibintu bipfira hano pastor iyo hano hahinduye umwanya uraboneka abantu barabeshya ngo nta mwanya mfite pastor barawufite abantu bafite umwanya telefoni yibayibonera umwanya kuba nashyize ibintu kuri status uwo mwanya yakuye uwo mwanya wa status wo kureba ama status y'abantu wo guhamagara wavuye kuri Instagram wagiye kuri WhatsApp wagiye kuri Viber wagiye kuri Messenger byose urabisubiza nta mwanya mfite kuza mu materaniro nimugoroba shame on you biteye isoni Imana twayihinduye ibintu bya nyuma niyo mpamvu umva nsoze kano kantu ngo mbese ubugingo bwanyu ni iki muri igihu kibone ku mwanya muto kigahera ko kigatamuka pastor igihu iri jambo rirankubita Julienne ndi igihu pastor ubu wowe uri igihu Imana ikureba ni igihu ni segonda washira igihu urabona mu gitondo ukuntu kigira wagaruka akazuba karasa rimwe ahandi muri Zaburi ngo tumeze nk'ururabyo muri Matayo ngo ni nk'akarabyo ga fleur kagira ngo ndi roza mu kanya kagahondobera Imana ibona ururabyo kureba Imana ibona igihu wowe ukabona uri umuhatari umuntu wize cyane umuntu uzi ukora ama business wora mu ndege cyangwa umuntu ukenye cyane ntacyo tutanakoresha ngo uri igihu kibone ku mwanya muto kigahera ko kigatamuka umva rero ibyo avuga hasi ahubwo ibyo mwari mukwiye kuvuga nibi ngo umwami Imana nibishaka tuzarama mu yandi magambo ni ntiza ubuzima kandi tuzakora dutya dukore dutya bivuze iki umwami Imana nabishaka habanza Imana utarabanza izo gahunda zawe ikindi ariko dore murirata nibyo mudashobora kwigezaho ibyo umwaka utaha ntabwo uzabyigezaho iyo business atagufashije ntabwo wabyigezaho uko gutwita muravuga ngo kubera ko ntwite sinagenda atagufashije kumubyara ntabwo wamubyara ibyo bintu byose biguhagaze imbere you can't ijambo ritwereka ko nta na kimwe umwana w'umuntu yakwigezaho byose ni Imana ariko iyo tuvuga niyo tudaha umwana umva icyanyuma pastor ariko dore mwirata nibyo mudashobora kwigezaho bene iyo myirato yose ni mibi nukuzi gukora neza ntabikore bimubera icyaha
iyo myirato ntabwo ari jyewe, ijambo ryise imyirato. Iyo Imana ibona wikubita iburyo wikubita ibumoso wigarura, ntabwo pastor byarananiye, njya gusoma ijambo nkasinzira, iyo ngiye gusenga ndababara amavi, iyo ndebye filime birakunda. Imana ibyita imyirato, niko ijambo rivuze, ntabwo ari Julienne. Ibyita imyirato ngo kandi iyo myirato ni mibi, ngo kuko uzi gukora neza ntabikore ni icyaha. Ibyita icyaha kuko uzi gukora neza, uzi ko gusenga ari ngombwa. Ijambo rigomba kubanza, you know what to do, uzi icyo gukora. Urabizi kugora urubyaro utarusengeye, urabizi ko urugo rwawe ruguke, urabizi ko kwihangana ari ngombwa. Nicyo utazi, ngo rero iyo utabikoze bibi icyaha. Pastor nibyo. Pastor Imana iguha umugisha. Reka twanzure, twatangiye twibaza ngo ni gute umuntu yakwiha Imana, yakorera Imana mu buryo buhoraho atabijyamo ngo yongere abivemo. Utubwiye amagambo menshi ashingiye ku ijambo ry'Imana, icyo mvanyemo nuko bishoboka kandi birashoboka ku muntu wese. Tureke ubutesi, tureke imyirato, hanyuma dushingiye kuri iri jambo ry'Imana twakomeje kugenderaho. Imana yacu ibaho umugisha kandi bagirire neza. Nuvuga ngo nawe wabishobora nushyira ubutesi ku ruhande. Twese dufite amasaha angana, nta nubwo uhamagariwe ko umuvuga butumwa cyangwa kwa pastor nkuko Pastor Julienne ari, nkuko ndi oya, ariko mu byurimo usabane n'Imana. Igituma rero inzitwazo zitugiraho imbaraga nuko tuba twabaye abanyantege nkeya. Rya jambo ritumurikira, rya jambo riduha imbaraga zo kudafatwa n'icyaha, tuba twarashyize ku ruhande. Mwibuke mu kiganiro Yesu yagiranye na Satani ubwe ni Matayo 4:4, yaravuze ngo umuntu ntabwo atungwa gusa n'iyi mitsima n'imigati, ahubwo atungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Nakubwira ngo uzahora uri umunyantege nkeya igihe cyose udafite iryo jambo ry'Imana mu kanwa kawe, igihe cyose udafite umwanya wo kubana n'Imana yawe ikongereramo imbaraga. Turarangiza rero tukubwira ngo uyu munsi urahitamo kuba umwana w'Imana w'intege nkeya, urahitamo kuba umwana w'Imana w'imbaraga. Ntabwo umutsima, ntabwo amafaranga, ntabwo ibyo dushaka, ntabwo ari amashuri bizaguha imbaraga ukabuha umukristo umunyembaraga, ariko ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana, umwanya wawe hamwe n'Imana yawe nibyo bizakugira umukristo w'imbaraga. Uyu munsi rero urahitamo kugira inzitwazo zikubashe cyangwa duhure nazo tuzisimbuke, kuko dufite imbaraga muri twebwe. Umwami Yesu aguha umugisha, akugire neza. Reka dusabe Pastor Julienne adusengere, ariko ndakwinginze kugira ngo ugire ubushake. Ntabwo Pastor Julienne azaguha ku mbaraga ze, azakugisha ijambo ry'Imana, azakora icyo Imana yamuhamagariye gukora, ariko umwanya nawe atindana n'Imana, ntekereza ko ari umubashisha ibi byose arimo atubwira. Natawugira nawe nyuma y'umwaka twamubona yacogoye, ariko ntabwo ariko bizagenda. Nuvuga ngo ikimuha imbaraga zo gukomeza ibyo yahamagariwe, zo gukomeza kwiha Imana neza, n'uriya mwanya agirana n'Imana ye. Umwami Yesu abaho umugisha, abagire neza. Ndakwifuza kutaba umukristo wa on and off nkuko twavuze. Reka dusabe Pastor Julienne adusengere, adushyire mu maboko y'Imana. Umwami Yesu abaho umugisha. Turagushima kubera uyu mwanya tugiye mu ijambo ryawe. Bibiliya iravuga ngo kuba mu ijambo ryawe bizana umucyo, bigaha umuswa gusobanukirwa. Nyagasani, ijambo ryawe niwo mucyo. Ndasengera abantu bose Mwami Imana bari badukurikiye n'abazadukurikira nyuma, Nyagasani n'abazumvira ijambo, n'abazumvira iki kiganiro, natwe ubwacu n'inshuti yanjye Hortense. Nyagasani, turasenga kugira ngo udufashe kugundira icyo twahawe, hatazagira utwaka ikamba. Mwami, ikamba turigundire, ufashe abamama badukurikiye, abana, abasore, inkumi, abapapa. Tumenye ko Bibiliya iravuga ngo iyi si irashirana no kwifuza kwayo. Turayikunze, turayishakisha, turiruka inyuma yayo, ariko irashirana no kwifuza kwayo. Ndasenga ngo udufashe Mwami, tuguhanga amaso wowe banze ryo kwizerwa, kandi wowe ugusohoza kose, wowe wihanganiye umusaraba ku bwacu. Ukomeze udufashe muri byose, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Imana ibaho umugisha, ibagirire neza. Twizeye ko nyuma y'iri jambo uri guhitamo kuba umukristo umunyembaraga. Fata ibihe byawe hamwe n'Imana, ukora inshingano zawe ariko ubane n'Imana. Yesu abagire neza. Pastor Julienne, Imana iguha umugisha, turagukunda. Imana ikugire neza, kandi urakoze kugira ngo gukora mu mubiri wa Kristo wose. Yesu aguha umugisha. Amen. Urakoze cyane.